va mu nzira mbi usubire mu nzira nziza. Mu nzira yo kwera no gukiranuka harimo amahoro, mu nzira yo kwera no gukiranuka harimo umugisha, mu nzira yo kwera no gukiranuka harimo iterambere, mu nzira yo kwera no gukiranuka harimo umugore mwiza, harimo umugabo mwiza, harimo urugo rwiza, harimo inzu nziza, harimo viza, harimo ibyangombwa, harimo ubwenegihugu. Mu nzira yo gukiranuka harimo ibintu byiza, harimo amasezerano, harimo umugisha w'Imana, harimo kubyara abahungu beza n'abakobwa beza. Mu nzira yo kwera no gukiranuka, aba bantu bari mu nzira yo kwera no gukiranuka, aba bantu bafite inzira zerekeza Siyoni. Umva ijambo ukuntu ryavuze ngo aba bantu bafite inzira zerekeza Siyoni, ngo mu mitima yabo ngo nubwo banyura mu gikombe cyitwa Baka, nubwo banyura mu gikombe gikomeye, nubwo banyura mu gikombe cy'amadeni, nubwo banyura mu gikombe cy'inzara, nubwo banyura mu gikombe cy'ubukene, nubwo banyura mu gikombe cy'uburwayi, nubwo banyura mu gikombe cyo kwangwa, nubwo banyura mu gikombe cyo gutabwa, nubwo banyura mu gikombe cyo kurekwa, ngo Uwiteka azaza gihindura ahantu h'amasoko. Imana iguha umugisha, Imana y'amahoro iguha umugisha. Twasoreje ku ijambo rivuga ngo hahirwa abafite inzira zerekeza Siyoni mu mitima yabo, ngo nubwo banyura mu gikombe cyitwa Baka, ngo Uwiteka azagihindura amasoko ndetse azacyambika imigisha. Uwiteka guha umugisha, Uwiteka kurebe neza, Uwiteka kwishimire, Uwiteka kurwanirire, Uwiteka kuyobore, Uwiteka guha amahoro, Uwiteka hira imirimo y'amaboko yawe, Uwiteka akugwirize ibyo ukora byose. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Imana y'amahoro ibaha umugisha, mwe mudukurikiye haba hano mu Rwanda ndetse no hanze. Imana ibagirire neza kandi Imana ibiteho mu izina rya Yesu. Amazina yanjye ni Pastor Bernard, nguko dusanzwe tubana hano kuri Yesu nibyose TV. Rero tuguhaye ikaze, wowe dukurikirana uko bwije nuko bukeye, aho uri hose tuguhaye ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Kandi ijambo ry'Imana nibwo buzima bwacu, niyo mibereho, nizo nkomezi zacu. Mu ijambo ry'Imana niho tubonera amahoro. Rero Imana iguha umugisha, wowe dukurikirana, wowe wakoze subscribe turagushimira, ukakora like, ugakora share, ukadufasha kwamamaza ubutumwa bwiza. Imana y'amahoro iguha umugisha. Kandi nawe dukurikiranye uyu munsi ukaba utarakora subscribe, turagusaba kuyikora, ukandaho watukura, ndetse ujye unasharinga ibiganiro byacu. Ni ibiganiro birimo inyigisho, kandi inyigisho zigira aho zikura abantu. Tumaze kwakira ubuhamya bw'abantu benshi batandukanye, bagiye bahinduka, bagiye bahabwa umugisha kubera ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ryo tuboneramo umugisha, ni ryo tuboneramo amahoro, ni ryo twumviramo Imana, ni ryo tumenyeramo icyo Imana idushakaho. Rero Kristo abaha umugisha kandi akomeze kubagura. Tubifuriza umugisha uko bwije nuko bukeye, aho muba muri hose, mu mirimo mukora ya buri munsi. Kuboko kwiza k'Uwiteka kujye kubana namwe kandi kujye kubashyigikira. Rero tubahaye ikaze kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana tubona mu gitabo cya Yesaya ibice 35 umurongo wa 8. Haravuze ngo Yesaya 35 umurongo wa 8. Umutwe w'ijambo uravuga ngo inzira y'abacunguwe. Umurongo wa 8 haravuga ngo kandi hazabayo inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa inzira yo kwera, abanduye imitima ntibazayinyuramo, ahubwo izaba iya abandi. Abagenzi naho baba ari abaswa ntago bazayiyoba, nta ntare izahaba, inyamaswa yose y'inkazi ntizayigeramo, ntibizayibonekamo, ahubwo abacunguwe nibo bazayinyuramo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Reka dusoreze no kuri Zaburi ya 84 umurongo wa 5. Haravuga ngo hahirwa ababa mu nzu yawe babasha kugushima ubudasiba. Hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, hahirwa abafite mu mitima inzira zijya Siyoni. Iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka bagihindura ahantu h'amasoko, imvura y'umuhindo icyambika imigisha. Bagenda bagwiza imbaraga, umuntu wese muri bo aboneka mu maso y'Imana y'i Siyoni. Amen. Imana ibaha umugisha. Iri ni ryo jambo tugiye kuganiraho. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo inzira y'abacunguwe.
inzira y'abacunguwe. Ese abantu bacunguwe ni abantu bameze gute? Abantu bacunguwe ni abantu bakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza. Abantu bacunguwe ni abantu bavutse ubwa kabiri. Abantu bacunguwe ni abantu babaye bahinduwe ibyaremwe bishya, bagahindurirwa bashya muri Kristo Yesu, bakemera guhinduka, bakemera kuva mu byaha, bakemera kwakira umucyo wa Kristo. Abo nibo bantu Bibiliya ivuga bacunguwe n'Uwiteka, bakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, bavutse ubwa kabiri, bahindutse, babaye ibyaremwe bishya. Abo nibo bantu Bibiliya ivuga ngo abacunguwe. Rero tugiye kuganira ku nzira y'abacunguwe. Ese inzira y'abacunguwe ni iyihe? Turaza kuvuga ku nzira ebyiri. Turaza kuvuga ku nzira ebyiri. Hari inzira y'abacunguwe, ariyo nzira Bibiliya ivuga inzira y'ubugingo. Hari n'inzira y'irimbukiro, ariyo nzira ya Gehinomu. Rero tugiye kuvuga kuri izi nzira ebyiri. Kera bajyaga bavuga ngo inzira zose zigera i Roma. Ibyo ngibyo nibyo, ngo inzira zose zigera i Roma, nawe wakuze ubyumva. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nubwo inzira zose zagera i Roma, ariko inzira zose ntago ariko zigera mu ijuru. Rero niyo mpamvu tugiye kuganira ku nzira y'abacunguwe. Ese inzira y'abacunguwe ni inzira ki? Bibiliya yatubwiye mu gitabo cya Yesaya, yavuze muri Yesaya ibice 35 umurongo wa 8. Bibiliya yavuze ngo hazabaho inzira, kandi iyo nzira izaba ari inzira yo kwera no gukiranuka, ngo kandi abanduye imitima ntago bazayinyuramo, ngo ariko abagenzi nubwo baba ari abaswa, ngo ntago bazigera bayiyoba, ngo ndetse iyo nzira ngo intare y'inkazi ntago izayibamo, ngo ahubwo izabiya ba bandi bacunguwe n'Uwiteka. Niyo mpamvu tugiye kuvuga kuri iyi nzira y'abacunguwe. Ese inzira y'abacunguwe ni iyihe? Bibiliya tubwiye ko inzira y'abacunguwe ari inzira yo kwera no gukiranuka. Iyi nzira yo kwera no gukiranuka ni iy'abacunguwe. Abacunguwe bose inzira bagomba gucamo, inzira ijya mu ijuru, inzira y'abacunguwe nta yindi Bibiliya itubwiye ko ari inzira yo kwera no gukiranuka. Bibiliya tubwiye ngo kandi iyo nzira yo kwera no gukiranuka, ngo abanduye imitima ntago bazayinyuramo, ngo ahubwo izabiya ba bandi, ngo izabiya ba bandi, ngo ndetse abagenzi nubwo baba ari abaswa. Imana ishimwe cyane. Umva iyi nzira rero, iyi nzira itandukaniye n'izindi nzira. Biravuga ngo ni inzira y'ukuri, ni inzira yo gukiranuka, ni inzira itarimo ibyaha, ni inzira itarimo ibizira, ni inzira itarimo ubugome, ni inzira itarimo ubusambanyi, ni inzira itarimo ubuhehesi, ni inzira itarimo ibyago, ni inzira itarimo amakuba, ni inzira itarimo inabi, ni inzira itarimo ishyari, ngo ni inzira yo kwera no gukiranuka. Imana yacu ishimwe cyane. Bibiliya kandi iravuze ngo abanduye imitima, abafite imitima yanduye, abafite imitima yihebye, abafite imitima y'ubugome, abafite imitima igambira ibibi, ngaba ngabo ntibazayigeramo, ngahubwo izabiye ba bandi. Aba bandi nabahe Bibiliya ivuga? Ba bandi nabakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza. Ba bandi nabavuye mu ngeso mbi. Ba bandi nabaretse imirimo ya kamere. Ba bandi nabavuye mu byaha. Ba bandi Bibiliya ivuga nawe urimo. Ba bandi nta ba bandi bemeye kwikorera umusaraba wa Kristo. Ba bandi ni ba bandi bemeye kwakira agakiza. Ba bandi ni ba bandi bemeye kuvuka ubwa kabiri. Abo ngabo nibo Bibiliya ivuga ngo ba bandi ntago bazayiyoba. Bibiliya yatubwiye ngo kandi abagenzi nubwo baba ari abaswa, ngo ntago bazigera bayoba iyo nzira. Abagenzi nubwo baba batarize, nubwo yaba adafite masters, nubwo yaba adafite doctor, nubwo yaba adafite maîtrise, nubwo yaba batavuga indimi zitandukanye, nubwo kubivuga no kubigira ari byiza, ngo ariko nubwo yaba atabifite, ngo ntago azigera ayoba iyo nzira. Ngo kubera iki? Ngo iyo nzira ni inzira yo kwera no gukiranuka. Imana yacu ishimwe cyane. Hari inzira ebyiri. Inzira ya mbere ni inzira yo kwera no gukiranuka, ariyo nzira y'ubugingo. Usanga iyi nzira ahanini ikunda kugora abantu. Kubera iki? Inzira yo kwera no gukiranuka ni inzira ifunganye, ni inzira abagenzi bajyamwo bayigeramo bagasanga irafunganye. Impamvu ifungana ku bagenzi ni ukubera iki? Ni inzira isaba kuyicamo ntabyo wikoreye, ni inzira isaba kuyicamo ntabyo uhetse, ni inzira isaba kuyicamo ntabyo witwaje, nta mitwaro, nta mizigo, ntaki. Kubera iki? Bibiliya avuga ngo ni inzira ifungana.
iyi nzira yo kwera rero no gukiranuka, iyi nzira y'ubugingo Bibiliya ivuga ko ari inzira ifunganye. Abagenzi rero bisaba kugira ngo bayicemo nta mitwaro ifite, bariyambuye ibibaremerera. Bibiliya ivuga iki? Bibiliya ivuga muri Petero avuga ngo niba warasogongeye ukumva uburyo umwami wacu agira neza, ngo nimwege, ngo kuko niwo buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ngo nuko rero mwiyambura ibibaremerera ibyo ari byo byose. Iyi nzira kuyicamo bisaba kwiyambura, bisaba kureka, bisaba gusiga, bisaba kugira ibyo ukuraho, bisaba kugira ibyo wiyambura, bisaba kugira ibyo ureka, bisaba kugira ngo uyicemo uri wenyine, nta mizigo ufite, ntabyo wikoreye, ntabyo uhetse, ntabyo ucigatiye, ntabyo wikoreye. Kubera iki? Ni inzira ifunganye isaba gucamo wenyine. Hari igihe Satani aho imitwaro abantu, ugasanga Satani aguhaye imitwaro, akwikoresheje imitwaro, aranagutengatishije, agukoresheje imitwaro ku mutwe, arayiguhekesheje, aguhaye iyindi mu maboko. Iyo mitwaro rero ntabwo isaba guca muri iyi nzira. Iyo ugeze muri iyi nzira usanga ifunganye, usanga ari inzira ntoya, noneho wageramo ugasanga ya nzira irafunganye ukananirwa guca. Kubera iki? Hari ibyo wikoreye abantu, wikoreye abavandimwe, wikoreye inshuti, wikoreye ibintu byose bitandukanye ushyira ku mutwe. Ariko reka nkubwire inshuti yanjye, biragusaba kugira ngo ugire ibyo utura, ugire ibyo ufasha hasi, ugire ibyo ureka, ugire ibyo uzibukira, kugira ngo ubashe guca muri iyi nzira. Iyi nzira rero irafunganye. Bibiliya niko yatubwiye ngo irafunganye. Kubera iki ifunganye? Ngo niyo kwera no gukiranuka. Bibiliya ndetse yanatubwiye ngo ndetse abagenzi bayigira, ngo abagenzi bayirimo, ngo nubwo baba ari abaswa, bakaba batarize, bakaba batarasomye, ngo ntago bashobora kuyiyoba. Kubera iki? Hari ayandi makuru bafite, hari ubundi buzima bafite, hari iyindi mibereho bafite, hari ikindi cyerekezo bafite, hari iyindi nkuru nziza y'agakiza bafite, hari uwundi mwami bakiriye muri bo ubafasha kubayobora muri iyo nzira bafite. Imana yacu ishimwe cyane. Umuririmbyi yaririmbye, hari umuririmbyi waririmbye indirimbo ikomeye, ririmba ngo abagezeyo baragwiriye, ngo ndetse baranezeza umwana w'intama, ngo abandi nabo bari mu nzira, ngo ndetse nawe niba ushaka ngihanuze tugende. Imana yacu ishimwe cyane. Iyi ni indirimbo irimo amagambo akomeye, amagambo ateye ubwoba, vuga ngo abagezeyo baragwiriye, abagezeyo baragwiriye kandi baranezeza umwana w'intama w'Imana, ngo ndetse abandi nabo bari mu nzira, ngo ndetse kandi nawe niba ushaka ngo ngwino tujyane. Imana yacu ishimwe cyane. Iyi nzira rero ngo niyo kwera no gukiranuka. Imana yacu ishimwe cyane. Rero iyi nzira yo gukiranuka ngo ariko hari n'indi nzira. Iyo nzira ngo ni inzira yo kurimbuka. Iyo nzira ni iyi. Ubundi nzira ni ebyiri nk'uko twabivuze. Ni inzira y'ubugingo, ari irangwa no kwera no gukiranuka, ni inzira yo kurimbuka, ariyo nzira Bibiliya ivuga ngo ni igihogere. Imana itugire neza. Iyi nzira yo kurimbuka rero ni inzira itagoye, ni inzira y'igihogere, ni inzira abantu bagenda ari ikivunge, bagenda ari igihiriri. Iyi nzira yo kurimbuka ntabwo utegetswe kugira ibyo usiga, ibintu byose urabyikorera ukayicamo. Kubera iki? Ni inzira y'igihogere, buri wese aragenda uko ashaka, yaba umusambanyi aragenda, yaba igisambo aragenda, yaba umwicanyi aragenda, yaba ukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka aragenda. Kubera iki? Ni inzira ijyana abantu kurimbuka. Niyo mpamvu muri iki gihe usanga Satani yarahinduye strategy. Satani aragenda ahindura strategy, arangije aragenda ku nzira y'ubugingo ndetse no ku nzira yo kurimbuka. Ngo Satani araza aragenda yicara hagati muri izo nzira, aragenda ajya imbere y'inzira yo kurimbuka n'inzira y'ubugingo. Noneho Satani cyakora araza akareba abagenzi baje bari mu nzira, bigira mu nzira y'ubugingo, akareba ibyo bararikiye, akareba irari bafite, akareba ibyo bashaka, akareba indamu bakeneye, ngo noneho akagenda afata ibintu bararikiye abagenzi, akagenda anyanyagiza mu nzira yo kurimbuka. Uranyumva neza? Usobanukirwa aho hantu nshuti yanjye. Kuri izi nzira ebyiri Satani atambikiriza kuri izi nzira ebyiri, akareba umugenzi uza mu nzira y'ubugingo, yamara kumureba akareba ibyo agamije, akareba ibyo agambiriye, akareba ibyo indamo ashaka, akareba ibyo ararikiye, ngo yarangiza akabifata akabijugunya muri ya nzira yo kurimbuka.
niba urarikiye ibyo rero narindi kuvuga ngo Satani ikintu yakoze nta kindi yaragiye atambikiriza muri za nzira ebyiri, ya nzira y'ubugingo, ya nzira yo kurimbuka. Akareba umugenzi, akareba ibyo ararikiye, akareba ibimuri mu mutima, akareba ibyo yifuza, ibijyanye n'irari rye no kwifuza kwe, yarangiza akagenda binyanyagiza, akagenda anyanyagiza, akagenda ajugunya muri ya nzira y'ubugingo, ya nzira yo kurimbuka. Noneho kubera iki yabonye umugenzi ibyo akeneye n'ibyo ararikiye, aravuga ngo uyu muntu nubwo ari mu nzira y'ubugingo, ariko wagira ibyo mutega, wagira ibyo mutega mu nzira bihwanye n'irari rye, bihwanye n'indamuze, agafata noneho bya bintu abagenzi bararikiye ngo akagenda abijugunya mu nzira yo kurimbuka. Ugasanga uwari mu nzira y'ubugingo ataye ya nzira, ataye icyerekezo cy'inzira yo kwera, ataye icyerekezo cy'inzira y'ubugingo, ngo afashe cya cyerekezo kindi cy'inzira yo kurimbuka. Kubera iki? Hari utuntu Satani yagiye agenda anaga mu nzira yo kurimbuka. Noneho abantu benshi usanze baravuye mu nzira yo kwera no gukiranuka, baravuye mu nzira y'ubugingo. Kubera iki? Kubera ibyo Satani yabashukishije, akagenda anaga mu nzira yo kurimbuka. Niyo mpamvu bivuga ngo abantu banjye barahenebereye, baragenda barayembayemba, barakomeza. Imana itugirire neza. Nshuti yanjye, ndagira ngo ijambo ryose uryumve neza. Menya inzira urimo, menya inzira uhagazemo. Ese inzira urimo ni inzira ijya mu ijuru? Ese inzira urimo ni inzira yo kwera no gukiranuka? Ese ubuzima ubayemo burashushanya inzira ijya mu ijuru? Ese imibereho urimo irashushanya inzira ijya mu ijuru, cyangwa se irashushanya inzira y'irimbukiro? Bene data, mureke dutekereze ku iherezo ryacu, mureke dutekereze ku iherezo ry'ubuzima bwacu, mureke dutegereze ku nzira turimo y'agakiza. Ese inzira turimo ni iyihe? Imana itugirire neza. Satani we arakomeye. Satani ari gukora cyane, ari gukora amasaha yose kuri yose. Niyo mpamvu dukwiriye kuba maso, niyo mpamvu abera tugomba kuba maso, tugasenga, tukizera Imana, tugakiranuka, tukamenya inzira turimo, kari inzira yo kwera no gukiranuka. Kuko Bibiliya ivuga ngo abanduye imitima ntago bazigera bayinyuramo, ngo ndetse n'inyamaswa z'inkazi ntago zizayinyuramo, ngo ahubwo izabi yaba abandi bafite kwera, bafite gukiranuka, baretse ibyaha, bavuye mu ngeso mbi. Iyo nzira ngo niyo bazanyuramo. Imana yacu ishimwe cyane. Uku ni ukuri kw'ijambo ry'Imana. Abantu benshi barayembayembye, abantu benshi bavuye mu nzira, bata umuhamagaro, bata amasezerano, bava mu gakiza, bava mu byiringirwa, bakurikira ya nzira Satani yagiye ajugunyamo ibintu. Abantu babaye mu buzima buteye ubwoba, kandi bari abakozi b'Imana, bari bakijijwe, bari barakiriye agakiza, bari mu nzira yo gukiranuka. Ariko kubera iki? Satani yarabarebye, abona ibyo batabonye, ibyo bakeneye, ibyo bararikiye, ajugunya muri ya nzira yo kurimbuka. Bagenda babikurikira, baragiye barayeyemye, barayinyonyombye, baragenda barayembayemba, barakomeza. Ariko wowe mwumvise ijambo, mwuzaniye ijambo rikomeye, mwuzaniye kukubwira ko haracyari ibyiringiro. Nubwo Satani yaba yarakurindagije, nubwo Satani yaba yaragutwaje igitugu, nubwo Satani yaba yarakwishe rubozo, haracyari ibyiringiro. Imana yagutabara, Imana yakurengera, Imana yahindura ikindi cyerekezo, Imana yahindura ubundi buzima, Imana yaguha mu kindi, yagushyira ahandi hantu, yakugarura. Bibiliya ivuga iki? Biravuga ngo nimungarukira nanjye nzabagarukiraho mfite impuhwe ndetse n'imbabazi nyinshi cyane. Imana yacu ishimwe cyane. Twasomye irindi jambo twabonye muri Zaburi rivuga ngo hahirwa abantu baba mu nzu y'Uwiteka, babasha kumushima iteka. Imana ishimwe cyane. Hahirwa abantu biringira Uwiteka, hahirwa abantu bizera Uwiteka, hahirwa abantu bafite Imana nk'umutabazi, hahirwa abantu ngo bafite inzira zerekeza Siyoni mu mitima yabo. Imana yacu ishimwe cyane. Reka nkubwire nshuti yanjye, ahari waba warataye inzira, ahari wari waravuye mu nzira, hari ibyakuvanye mu nzira, ahari n'ubuzima bwakuvanye mu nzira yo kwera no gukiranuka, ahari n'amadeni, hari n'uburwayi, hari n'ibigeragezo,
ibibazo, ahari n'intambara, ariko nkuzana ijambo rikubwira ngo va mu nzira mbi usubire mu nzira nziza. Mu nzira yo kwera no gukiranuka harimo amahoro, mu nzira yo kwera no gukiranuka harimo umugisha, mu nzira yo kwera no gukiranuka harimo iterambere, mu nzira yo kwera no gukiranuka harimo umugore mwiza, harimo umugabo mwiza, harimo urugo rwiza, harimo inzu nziza, harimo viza, harimo ibyangombwa, harimo ubwenegihugu. Mu nzira yo gukiranuka harimo ibintu byiza, harimo amasezerano, harimo umugisha w'Imana, harimo kubyara abahungu beza n'abakobwa beza. Mu nzira yo kwera no gukiranuka harimo amahoro. Nshuti yanjye, Imana ishimwe cyane. Hari igihe Satani atuzanira uduhenda abana, akatwereka utuntu dutonya agenda ajugunya mu nzira yo kurimbuka, mu nzira y'igihogere, mu nzira y'ubuhenebere, akagenda atwereka utwo tuntu, ariko ni uduhenda abana. Turiya tuntu nta garanti dufite, turiya tuntu ntacyo twakugezaho. Rero nta mpamvu yo kudukurikira. Kurikira ibintu birimo umugisha w'Imana, kurikira ibintu birimo amahoro, kurikira ibintu birimo Imana. Kubera iki? Ibitarimo Imana birumba bikiri imiteja. Nshuti yanjye, ibintu bitarimo Imana byose birumba bikiri imiteja, nta hantu bigera, birayoyoka, birapfapfana, nta garanti bigira, birangira vuba, biba bimeze nk'umuriro w'amashara. Imana yacu ishimwe cyane. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo abari mu nzira yo kwera, abari mu nzira yo gukiranuka, abari mu nzira yo gukora y'iby'Imana ishaka, abari mu nzira y'icyerekezo cy'Imana, abo bwabo hari amakuru bagendana nabo, hari irindi humure bagira, hari ubundi bwiza baba bafite, hari ayandi mavuta baba bafite, hari izindi mbaraga, hari ubundi bubasha baba bafite, hari ubundi budahangarwa baba bafite. Kubera iki? Nyiri inzira yo kwera no gukiranuka bari kumwe nabo, agenda abafata abasubizemo intege. Bibiliya iravuga ngo asubiza intege mu bugingo, anyobora inzira yo gukiranuka, anshyira iruhande rw'amazi adasuma, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi butoshye, ngo igikombe cyanjye kiraseseka, ngantegurira ameza imbere y'abanzi banjye. Iyo turi muri iyi nzira yo gukiranuka, iyo turi muri iyi nzira yo gukora iby'Imana ishaka, iyo turi muri iyi nzira yo kuba mu mwanya Imana idushakamo, Imana iraza ikabana natwe, tukagira amahoro yo mu mutima. Imana ishimwe cyane. Bibiliya itwereka mu gitabo cya Luka, hari abagabo ngo babiri bajyaga Emawusi. Aba bagabo ngo bajyaga Emawusi, ngo nuko ngo bagiye kubona, ngo bagenda baganira ku makuru ya Yesu. Ngo mu kuganira ku makuru ya Yesu, ngo haza undi mugabo wa gatatu, ngo araza agendana nawe. Ngo nuko ngo bagenda bavuga, arababaza ati ko numvise muvuga umwami Yesu, mwamuvugaga iki? Ati twavugaga tuyu umwami wacu yarapfuye, abahanuzi bavuze yuko azazuka ku munsi wa gatatu, ariko ntitwamubona. Ngo nuko agenda babaza ku makuru y'uwo mugabo, ariko ari Yesu mwenyewe. Ngo nuko bageze ahantu arabiyereka, ngo batangazwa nuko bari bumvise amahoro, bari bumvise ituze, bari bumvise umutekano. Kubera iki? Batangiye inzira ijya Emawusi, bayitangira ni bonyine, ariko umukiza araza abana nabo. Reka nkubwire nshuti yanjye, umukiza abe hamwe nawe. Wowe watangiye inzira y'agakiza, umukiza abeho hamwe nawe. Kubera iki? Iyi nzira y'agakiza iyo twayitangiye, iyi nzira yo kwera no gukiranuka y'ubugingo iyo twayitangiye, umukiza araza akabana natwe. Kubera iki? Irimo byose, irimo amahoro, irimo umutekano, irimo ubuzima bwa none n'ubw'ejo, harimo ibyo dukeneye byose. Niyo mpamvu twasomye ijambo ryatubwiye ngo hahirwa ababa mu nzu yawe iteka, babasha kugushima ubudasiba. Bibiliya irongera tubwira ngo kandi hahirwa abantu bafite inzira zerekeza i Siyoni mu mitima yabo. Inshuti yanjye, ndakwifuriza kongera gutunganya inzira z'Uwiteka. Niyo mpamvu Yohana yaje abwiriza amagambo meza, azabwiriza avuga ngo muharure inzira z'Uwiteka, muringanize inzira z'Uwiteka bigishoboka. Aravuga ngo mugorore inzira z'umukiza, mugorore inzira z'Uwiteka. Vuga ngo dore genda babatirisha amazi, ariko hari undi azaza ndenze, azababatirisha umwuka n'umuriro, ariko mugorore inzira z'Uwiteka. Amen. Bibiliya yatubwiye ngo nuko harahirwa aba bantu bafite inzira zerekeza i Siyoni. Ahari inzira zerekeza i Siyoni mu mitima yacu, sinzi ukuntu zimeze. Twongere tuzitegure, twongere tuziharure, twongere dukuremo ibintu bidashinga mu izina rya Yesu. Kandi Bibiliya yatubwiye ngo none haba abantu, Imana ishimwe cyane, aba bantu bari mu nzira yo kwera no gukiranuka, aba bantu bafite inzira zerekeza i Siyoni. Umva ijambo ukuntu ryavuze ngo aba bantu bafite inzira zerekeza i Siyoni, ngo mu mitima yabo, ngo nubwo banyura mu gikombe cyitwa Baka,
nubwo banyura mu gikombe gikomeye, nubwo banyura mu gikombe cy'amadeni, nubwo banyura mu gikombe cy'inzara, nubwo banyura mu gikombe cy'ubukene, nubwo banyura mu gikombe cy'uburwayi, nubwo banyura mu gikombe cyo kwangwa, nubwo banyura mu gikombe cyo gutabwa, nubwo banyura mu gikombe cyo kurekwa, ngo Uwiteka azaza gihindura ahantu h'amasoko. Imana ishimwe cyane. Reka nkubwire, umuntu ufite inzira zerekeza Siyoni, umuntu uri muri iyi nzira y'agakiza, umuntu uri muri iyi nzira yo gukiranuka, ngo nubwo yaca mu gikombe, hari naho hari igikombe urimo kiri kukunyeganyeza muri iyi minsi, hari igikombe urimo cy'ubutayu, hari igikombe urimo cy'abagutega amadosiye, hari igikombe urimo cy'abakugambanira, ariko Bibiliya yavuze ngo nubwo banyura mu gikombe cya Baka, ngo Uwiteka azajya igihindura amasoko, ngo azajya cyambika imigisha, ngo azajya gushamo imvura y'umugisha. Birashoboka nawe yuko wari uri muri iki gikombe, ariko ndi kukubwirira ijambo ngo Uwiteka agiye kugihindura umugisha, Uwiteka agiye kukizanamo umugisha, Uwiteka agiye kukurengera. Kubera iki? Kubera inzira zikiri mu mutima wawe z'igisiyoni. Imana yacu ishimwe cyane. Imana itugirire neza. Ngo ndetse Uwiteka cyambika imigisha, ngo akagusha imvura y'umuhindo, ngo ikaze ikagwa muri icyo gikombe, ngo abantu bakongera guhembuka. Aya magambo iyi zaburi yavuzwe na bene Kora. Bari mu bihe bigoye, bari mu bihe bikomeye, bari mu gihe bajyaga i Siyoni, bakajya kuramya umukiza i Siyoni, bakajya kureba Imana i Siyoni, ngo bave i Siyoni, ngo bakagaruka aho bari batuye, ngo bakabwira abantu ku musozi amakuru y'i Siyoni, bagatangira kubabwira iby'Imana yababwiye i Siyoni, bagatangira kuvuga ati Imana yavuganye natwe. Abantu batangira kugira ishyari. Reka nkubwire inshuti yanjye, hari abantu bagira ishyari bakagira n'ishyari ry'amasezerano bataguhaye. Hari n'abantu bagira ishyari bakagira ishyari ry'uko Imana ikwemera. Ugasanga umuntu araje arakubwira ati Imana nikwemera, ukibaza aho ijya kukwemera ubundi mbere yarahari. Ugasanga rero abantu bagira ishyari mu buryo butandukanye. Ugasanga umuntu agize n'ishyari ry'amasezerano, ugasanga usenganye n'umuntu Imana ikubwiye ibintu bikomeye kubwira amasezerano, ugasanga umuntu agize ishyari. Hari n'abajya mu butayu kuyahambira, ngo ndahambira ubukwe bwa kanaka, ndahambira akazi, ndamuhirika ku ntebe, ndagira. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ibyo ni impfabusa. Ibyo ni impfabusa. Aba Bisiraheli bajyaga i Siyoni, bakajya gusenga, bakagarukana amakuru Imana yababwiye ibintu bikomeye, babibwira abantu baho, ngo batangira kubagira ishyari. Ngo nuko Imana yari yababwiye ngo umunsi muzajya muza kunshaka muje i Siyoni, ngo hari ibizira mutagomba guhura nabyo. Icyambere nimugomba guhura n'intumbi, intumbi zipfushije, zaba intumbi z'ibintu bitandukanye. Icya kabiri, ntago mugomba guhura n'umubembe, kugira ngo kubera iki? Ndi Imana yanga ababembe, yanga intumbi. Rero mu gihe muzajya muza ku musozi kundeba, nimuhura n'intumbi mugahura n'ababembe, ibyo bintu nimukaze imbere yanjye. Ngo nuko abanyamahanga bamenya amakuru y'iby'Imana yanga, bamenya amakuru y'iby'Imana idakunda, bamenya amakuru y'ubwoko bw'Imana. Ngo nuko igihe bajyaga, igihe cyagera bajya i Siyoni kuramya Uwiteka, ngo abanyamahanga bakajya mu gikombe cyitwa Baka, bakahashyira intumbi, bakahashyira ababembe. Ngo noneho rero ngo ubwoko bw'Imana bwagera muri icyo gikombe, bwabona intumbi, bwabona ababembe, bwarangiza ngo nuko bagasubira inyuma. Ngo Imana ibura abantu. Kubera iki? Kubera intumbi, kubera ababembe. Reka nkubwire inshuti yanjye, ahari nawe wasanga Imana yarakubuze. Hari ibyatumye Imana ikubura, hari ibyatumye wihisha Imana, hari ibyatumye utakiboneka mu maso y'Uwiteka. Niyo mpamvu ngo Imana yahagurukije bakozi b'Imana, bavuga amagambo akomeye, bavuga ngo hahirwa abantu baba mu nzu y'Uwiteka babasha kubashima, ngo hahirwa abantu bafite inzira zerekeza i Siyoni. Ngiyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka, ngo bageze muri icyo gikombe cya Baka, ngo bahasanga, ngo bahabateze intumbi, babateze ababembe. Ngo nuko Imana ikora igitangaza. Sinzi inshuti yanjye ibyo baguteze, sinzi ibintu bagutega, ariko reka nkubwire ikintu Imana yakoze. Ngo Imana yagushije imvura y'umuhindo, ngo ubutaka butoboka amasoko, ngo haza imvura, ngo haza ikintu cyitwa umuvu, ngo umuvu uraza utembana bababembe, ngo umuvu uraza utembana za ntumbi. Ngo nuko wa muvu uraza uza mu gikombe cyitwa Baka, utembana ibintu byose byatumaga batajya i Siyoni, utembana buri bintu byose byatumaga batajya mu maso y'Uwiteka, utembana ibintu byose byatumaga batagera hera h'Imana.
Imana. Reka nkubwire inshuti yanjye, sinzi ibyari imbere yawe, ahari n'intambara, hari n'ubukene, hari n'amadeni, hari n'uburwayi, hari n'amakeredi, hari n'icyamunara. Reka nkubwire inshuti yanjye, Uwiteka Imana nkorera, Imana ya Isiraheli, itembeshe buri kimwe cyose cyakwitambitse imbere. Haza umuvu utembane buri kimwe cyose, utembane ubugumba, utembane ubukene, utembane intambara, utembane ibyago, utembane abakuba mu izina rya Yesu. Ngo nuko bageze mu gikombe cyitwa Baka, ngo Uwiteka kitobora amasoko, ngo Uwiteka gusha imvura, ngo imvura iraza itembana bya bintu byose byababuzaga kujya mu maso y'Uwiteka, byababuzaga kubona Imana. Inshuti yanjye, ndakwifuriza ko Uwiteka yaza agatembesha ibyakurwanyaga. Ahari wari uri mu gikombe cyitwa Baka, hari ibyo baguteze, hari ibyo abarozi bagutegeye mu gikombe cya Baka, hari ibyo abapfumu bagutegeye mu gikombe cya Baka, hari ibyo abakonikoni bagutegeye mu gikombe cya Baka, hari ibyo Satani n'abambari be bagutegeye muri icyo gikombe. Mu izina rya Yesu ndahanura imvura y'umuhindo, ndahanura umuvuzi utembane buri kimwe cyose cyakubuzaga kugera mu nzu y'Imana, cyakubuzaga kuboneka mu maso y'Uwiteka. Twari turi kuvuga ku nzira ebyiri, inzira yo kurimbuka n'inzira y'ubugingo. Inzira y'ubugingo ni inzira ifunganye, ariko irimo amahoro, irimo umugisha, irimo kwaguka, irimo umukiza ari muri iyo nzira. Ni inzira utagenda wenyine, ni inzira ubanamo n'umwuka wera, ukabanamo n'umukiza, ni inzira Imana ikuyobora. Ariko inzira yo kurimbuka ni inzira mbi cyane, ni inzira ugomba kwirinda. Imana itugirire neza. Inzira yo kurimbuka ni inzira mbi. Bibiliya avuga ngo ni inzira y'igihogere, ni inzira abantu bose bacamo, ni inzira y'uruvunganzoka, abantu bose bagenda bikoreye imitwaro bagize gute. Ariko iyo kwera no gukiranuka ni inzira ugomba kugira ibyo ufasha hasi. Imana iguha umugisha, Imana y'amahoro iguha umugisha. Twasoreje ku ijambo rivuga ngo hahirwa abafite inzira zerekeza Siyoni mu mitima yabo. Ngo nubwo banyura mu gikombe cyitwa Baka, ngo Uwiteka azagihindura amasoko ndetse azacyambika imigisha. Uwiteka aguha umugisha, Uwiteka kurebe neza, Uwiteka kwishimire, Uwiteka kurwanirire, Uwiteka kuyobore, Uwiteka aguha amahoro, Uwiteka hira imirimo y'amaboko yawe, Uwiteka akugwirize ibyo ukora byose. Imana ibaha umugisha. Iri jambo ni hano kuri Yesu ni byose TV, niho ducisha ijambo ry'Imana, kandi tubonye abantu benshi bamaze kubohoka, abantu benshi bamaze gukira indwara. Rero niba utarakora subscribe, turagusaba kuyikora, ukore like, ukore share, ndetse ushyire n'igitekerezo cyawe muri comment. Haba hariho na nimero zacu mwatuvugisha. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge. Mana data, mu izina rya Yesu, Mana y'icyubahiro, Mana y'ubutware n'ubushobozi, twari turi kuvuga ku ijambo ryatubwiye ngo hazabaho inzira yo kwera no gukiranuka. Iyo nzira abanduye imitima ntibazayinyura. Twavuze ku nzira yo gukiranuka n'inzira yo kurimbuka. Ndasenze ngo abari mu nzira y'igihogere, bari mu nzira yo kurimbuka, bayivemo mu izina rya Yesu. N'abagambiraga kuyinyuramo bayivemo mu izina rya Yesu, binjire mu nzira y'agakiza, mu nzira yo kwera no gukiranuka, kandi ubaheremo amahoro. Barabuze amahoro babona amahoro, bari bafite ibyifuzo babera igisubizo, bari barwaye bayikiriremo mu izina rya Yesu. Kuko inzira yo kwera no gukiranuka ni inzira y'amahoro, ni inzira y'umugisha, ni inzira y'iterambere, ni inzira yo guhindurirwa ubuzima, ni inzira yo kuba ibyaremwe bishya. Bari badukurikiye, reka bahabwe umugisha, babone kugira neza kwawe, ni mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibaha umugisha. Ibisigaye mukomere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Shalom.